Ruhande rwa M23 ibyo basaba ndavuga kuba bakurirwaho impapuro zibata muri yombi ndetse n'igihano cy'urupfu Kisekedi yabashyiriyeho no kuba Kisekedi ari buze akemera agasohora itangazo ko agomba kuganira na M23 akabyiyemerera ndetse n'uburyo ndetse kuba bari baranze guhuza igisirikare bakemera ko ibyo bintu noneho biza kuza kubaho. Ariko leta ya Kinshasa nayo ikavuga ko M23 hagomba kuba agahenge ndetse n'ibice bagiyemo cyangwa se barimo kano kanya bakabivamo. M23 ibyo iri gusabwa bisaba ngo na leta ya Kongo ibyubahiriza. Hanyuma kubakura hariya nyine nko kuvuze ngo biraza kugorana ntago bakwemera kuhava. Abana banemeye kuhava se bakwemera kuva hariya se bagasubira mu buhunzi muri Uganda. Urumva se we byashoboka? Kise ubwo birasa leta ya Kongo yihindura imyumvire. Kandi none buriya biganiro bibaho ku buhuza ugasanga Kisekedi we ntago yeza abyaprova nk'ibiganiro n'abashaka nabyo bikirimo kandi kantu buri akagatego. Nyine gihe nawe tubazanye nk'abantu turi kuganira sibyo? N'abari kudukuriye no abantu bo barahava bajye he? Kandi bashyize n'akandi kantu kavuga ngo hagomba kubahirizwa sibyo no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ibikorwa by'abantu cyane cyane birabyo gutandukanya abantu bishingiye ku moko cyangwa ku ndimi bikavaho ko turi kuvugana n'intumwa zashobora gufata imyanzuro aho kandi ziri kumva twe turi kuvugana n'intumwa zashobora gufata imyanzuro ku kibazo cyacu turi gusaba President wa Republika ya DRC ya Congo Felix Antoine Tshisekedi ko we yemera ko tugirana ibiganiro ariko Tshisekedi yavuze ko byo bagiye kuganira hari imyanzuro yaboneka mu munsi itangazamakuru gushyiramo umuriro cyane bikabyo byinshi ariko bo gutya tuvugana nta ahubwo kwirabyo byose bizagiye kujya hanze nuko hari shipment yari guturuka mu gihugu cya Bahrain izanye petrol izanye nyine amavuta petrol nyine ni essence mazutu n'ibindi shipment ni cargo big ni ikintu kinini cyakizanye ibyo bintu nyine ni nk'ubwato cyangwa ibindi izo shipment yo zaje gufatirwa ku cyambo cya Dar es Salaam kubera imisoro n'ama overstay kubera ko hatari ba nyirazungu batari bahari ba nyirazoro turabasuje kandi tubahaye ikaze mwe tubana umunsi ku munsi makuru abagezweho ndetse amakuru tugenda tugezaho 5 kuri 5 nimba mushya dukorere subscribe rashana comment tubona 5 ku kandi mwe mufata umwanya mukaragana byacu mumve ko tubashimiye cyane hano se mwamuhereye mu bice bigiye bitandukanye turimo turibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 turimo turibuka ku nshuro 31 ndi kumwe na PK the sound niwe tujye kuganira. Pike umeze neza? Urebye nari meze neza nta kibazo. Reka dushimire Uwiteka kuba tukiri bazima ntago ari ubushake bwacu kuba twe tukiriho. Hari abandi benshi bifuje kuba bakaye bariho nkatwe ariko bitigeze bikundira kubera ko bakorewe urugomo baratotejwe barishwe barahemukiwe bakoreye bibi byose bishoboka. Ntago ari henshi ku isi habaye ibintu nk'ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ubwo mu Rwanda habaga genocide yakorewe abatutsi ubu tukaba turi no mu cyumweru cyo kwibuka yego genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 badukomeza no gukomeza abo bose bagizweho ingaruka n'ibyabaye Uwiteka akomeze kandi abaho umutima wo kwihangana. Ariko Pike bakomeje gupfobya genocide twatunguye kubona Masadi Buros nawe yandika ko ari genocide yakorewe abatutsi abahutu ndetse n'abatwa zikomeje gutera agahinda ndetse no gukomeretsa imitima y'abakorewe genocide akorewe ndakeka nta makuru afite yaba afite amakuru ntago yakora ibintu nk'ibyo shinze ubwo ya ntago ndabanza kureba tweets nayo makuru ko mbyumvise gutyo bivuga. Ni inkuru yanditswe ku gihe igihe baravuga ko ariko byagenze. Ndibuze kumva speech ubwo twabiganiraho nyuma maze kumva speech ndibuze kumva speech ariko byabaye babaje biteye n'agahinda agakomeye. Mu gihe Amerika ku munsi w'ejo ku itariki 8 Parliament y'igihugu cya Amerika aho Masadi Buros yatumwe aturuka ejo bari kwibuka ku nshuro 31
mu gihe ku itariki 7 twifatanyije n'isi yose kwibuka ku itariki 31 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Masad Buros, as a special envoy from President Donald Trump, President of the United States of America, aramutse yakoze ibyo bintu ntago byaba ari byo. Turaza kureba video yabivuga cyangwa tweet ya tweetinze, turebe ndashobora no kubivuga gutyo ugasanga ari no kubikosora. Yego. Pike rero kano kanya turi ku isaha ya 8:00 hari ibiganiro biteganijwe i Qatar na n'isaha nta kintu kirangirika, bivuze ko delegation zombi zirara i Qatar, ndavuga delegation ya Kinshasa ndetse no ku ruhande rwa M23. Ariko Pike ikintu kiriho nabonye M23 amakuru agiye kwirakwira nuko hari ibyo bari gusaba noneho cyangwa se ibikubiye mu byo bari buze kuza gusaba, nabonye biri buze kugorana ndetse n'ibijyanye n'ibyo leta ya Kinshasa nayo ivuga ko ishaka. Bano bantu bari buze kuza kumvikana bimeze gute cyabiri buze kuza kugorana? Bikaba biri buze kugorana gute sekeni? Ni kuvuga ngo leta ya Kinshasa iravuga ko hagomba kubaho agahenge ndetse M23 ikava mu bice irimo kano kanya, bice iri gukontorora. Kandi rwa M23 ibyo basaba ndavuga kuba bakurirwaho impapuro zibata muri yombi ndetse n'ijyano cy'urupfu Kisekedi yabashyiriyeho no kuba Kisekedi ari buze kwemera agasohora itangazo ko agomba kuganira na M23 akabyiyemerera ndetse n'uburyo ndetse kuba bari baranze guhuza igisirikare bakemera ko ibyo bintu noneho biza kuza kubaho. Ariko leta ya Kinshasa nayo ikavuga ko M23 hagomba kuba agahenge ndetse n'ibice bagiyemo cyase barimo kano kanya bakabivamo. M23 ibyo iri gusabwa bisaba ngo na leta ya Kongo ibyubahiriza. Yego. Hanyuma kubakura hariya nyine nko kuvuze ngo biraza kugorana ntago bakwemera kuhava. Abana banemeye kuhava se bakwemera kuvara se bagasubira mu buhunzi muri Uganda. Urumva se we byashoboka? Kise ubwo birasa leta ya Kongo yihindura imyumvire. Kandi none buriya biganiro bibaho kubuhuza ugasanga Kisekedi we ntago yeza abyaprova nk'ibiganiro n'abashaka nabyo bikirimo kandi kantu buri akagatego. Bisaba ngo n'ubundi nkuko M23 n'ubundi iri kubisaba AFC Kisekedi nawe n'ubundi yemere kubivuga, ariko Kisekedi nawe kugira ngo yemere kubivuga birasaba ibintu bigoye. Niba ari kuvuga ngo habeho icyo bita reappeal, gukora reappeal no kuvuga ngo kuvuguruza imyanzuro. Imyanzuro urumva kuvuguruza imyanzuro y'ibyabaye muri reka ndebe 2022. Yego. Reka nse kubirebaho gatoya kuri nuza 2022 ya kuvuguruza imyanzuro. Yego bagiranye 2022 umunota umwe igisirikare. Aha, the AFCM Ventura rebel who currently occupied Goma, Bukavu and large areas of Eastern Democratic Republic of Congo have set several preconditions. Bashizeho ibintu byinshi bigomba kugenderwaho. Muri ibyo byose bigomba kugenderwaho bashizeho n'akaraga kuvuga ngo reappeal of the National Assembly resolution of November. Basubizeho ibintu inteko ishinga amategeko ya Kongo yavuze mu mwaka muri 2022 ivuga ko badashobora kwemera kuvanga igisirikare n'abandi bantu. Biro ubwo urumva birasaba ko Kisekedi we nka president umugaba mukuru w'ikirenga ari uri buze kujya gusaba inteko ishinga amategeko kivuguruza imyanzuro no kuvuguruza imyanzuro yafashwe muri 2022 itemera kuvanga igisirikare. Yego. Cyo muri Kongo. Noneho hakaba imyanzuro igomba kwemera ko bagomba kuvanga igisirikare. Kuko iyo gihe ntago babyemeraga kuvanga. Yego. Niyo myanzuro ari hariko batavanga n'inyeshyamba, batavanga ni babitaga terrorists n'ibyihebe n'ibindi. So rero urumva bo bakeneye nabo kuba igisirikare cya Kongo. Ntago bakeneye kubuza gutwa igisirikare cy'inyeshyamba. Ariko kuba igisirikare cya leta. Yego. Hari byo muri ibyo byose wariye kuvuga ngo iki? Ndimo ndavuga ibyo bari gusaba Kisekedi hari byinshi n'ubundi atigeze agaragaza cyangwa se atigeze ashaka gukosora. Kora ko uribuka mu minsi yashize Kisekedi yakize 5 miliyoni ku muntu ari bufate Bertrand Bisimwa agafata Colonel Nanga ndetse na General Sultan Makenga. Ibyo byose ntabwo abikuye ndetse ryano cy'urupfu yari abashyiriyeho. Ibyo byose n'ibyo byashyizwe na Minisitiri w'Ubutabera ndakeka. Constant Mutamba yego. Ko ni leta Kinshasa. Leta Kinshasa ariko na Kisekedi. Minister w'Ubutabera abafite responsibility
zo gushakisha abantu perezida bafite responsibility zo kuyobora abantu umva ibintu bitandukanye byashyizwe nyine leta ya Kinshasa ubutabera bwa Kinshasa bwashyizeho abantu hanyuma bigomba kuba byavuguruzwa cyangwa bikaba byakurwa na perezida wa Repubulika ariyo mpamvu nabo basabye ngo perezida wa Repubulika ya Congo Félix Antoine Tshisekedi ari we wemera ko kuvuguruza ibyo bintu byose uko byagiyeho ari byo by'ibyo ngibyo zo arresting warrant ibyo bihano by'urupfu ndetse no kurekura bamwe mu bantu bagiye bafatwa kurekura bamwe abantu bagiye bafatwa bagafatwa na leta ya Congo babashinja ko bakorana na M23 aho kantu kumva noneho yego abo rero bo bashobora kuba bari kurwa bigakunda kuvuguruza itegeko nshinga nako kuvuguruza inteko bikashobora kuba byakunda ariko kuvuga ngo bahave byo ntibikunda nese barava bajye he nyine gihe nawe tubazanye nk'abantu turi kuganira sibyo n'abari kudukuriye no abantu bo barahava bajye he kandi bashyizeho n'akandi kantu kavuga ngo hagomba kubahirizwa sibyo no kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ibikorwa by'abantu cyane cyane birabyo gutandukanya abantu bishingiye ku moko cyangwa ku ndimi bikavaho harimo ibigoye koko ariko nanone leta ya Congo nayo ya Kinshasa ihatirijwe kwemera ibyo bintu kubera ko impamvu bwange ihatirijwe kwemera ibyo bintu M23 mwibuke neza ko ifite ibice ifite yego ifite umujyi mukuru capital Goma ikagira n'umujyi wungirije wa Bukavu muri Congo y'Iburasirazuba urumva muri Eastern DRC ikagira n'indi territory iri occupied ubundi butaka bunini bufashwe na M23 kandi abaturage nabo bakeneye kuba recognized bakeneye kumenywa ndetse no kwakirwa muri society urumva niyo mpamvu nyakunda kubwira abantu ngo tujya kureba ikibazo cya Congo tujye tureba mu ishusho ngari tureba ikibazo cya Congo nk'abantu bari mu gufana urumva tugira ikibazo cya fanatism ugasanga ikintu tushaje gufata nk'aho ari ugufana abantu b'urubyiruko bakiri mu myaka mikeya kuva kuri 17 kugera kuri 28 35 usanga bibereye ngo babakubite ngo bahashye oya twireba ngo bahashye twireba ngo bakubite twireba ngo bahangane twireba kuko guhangana ko abantu habagendamo n'impfu z'abantu ntago bashobora kubura casualties abantu bapfira muri icyo kintu ntago bashobora kubura sibyo ariko kugira ngo leta ya Kongo nayigabanye inzo mpfu z'abo bantu nifata ko ngo bandi bene wabikemura ikibazo cyabo nta n'ikindi kintu aho ngaho cyanaba ibyo byose bagiye bashyiraho nkuko bakomeza kuvuga ndibutse no muri bino bintu M23 yavuze ngo ntakomeze kuvuga ko tuge dukora mu kwaha ku Rwanda akabona ko mu itangazo numva nabonye kari karimo yavuze ati ntibakomeze leta ya Kongo ntikomeze kutwizira ko dukora mu kwaha ku Rwanda turanyarwanda bacengeye igihugu cya Kongo yego ibyo ntibyagiye hanze M23 iri gusaba mu biganiro biri kubera Doha muri Qatar yego ariko ntago turamenya imyanzuro byavuyemo turi kureba gusuranira ibyo Rwanda ruri gushaka ariko ku ruhande rwa Kongo ntago turamenya ngo bari gutangaza iki rero yenda bo bari gusaba iki uretse ko mu itangazo nabonye bo bari kuvuga ko bakeneye ceasefire hagarara intambara ariko iyo ceasefire n'ubundi perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umwami wa Doha mu minsi ishize nawe n'ubundi yari yasabye ko u Rwanda rwategeka 23 gusezinga fire hanyuma u Rwanda narwo ruravuga ati twarago tubifite muri responsibility kubategeka guhagarika intambara 23 rahita ivuga ati ubwo mwe mukeneye gukora inama natwe ntago mukeneye gukora na leta y'u Rwanda ko twe ntago leta y'u Rwanda ari ituvugira ari mpamvu bakomeje kwensita bavuga ngo perezida wa Repubulika we niyemera ibiganiro nabo yego bibe official pana bavuga ngo byapropojwe byavuzwe nande bakabijyamo urumva rero byo kintu ntago yari inama ifata imyanzuro tusubiye aho ngaho iba inama ifata imyanzuro ntago bavuga ngo perezida wa Repubulika ze turi kusaba ko yemera ibiganiro ko turi kuvugana n'intumwa zashobora gufata imyanzuro aho kandi ziri kumva twe turi kuvugana n'intumwa zashobora gufata imyanzuro ku kibazo cyacu turi gusaba perezida wa Repubulika ya DRC ya Congo Félix Antoine Tshisekedi ko we yemera ko tugirana ibiganiro ariko Tshisekedi yavuze ko mu byo bagiye kuganira hari imyanzuro yaboneka mu munsi ukurikije urumva hari imyanzuro ihari se nta myanzuro ihari ni inama ni proposing meeting ni inama yo gusaba nibyo bagomba kwemerana kugira ngo bashe kubona impamvu ngenderwaho yitangira ry'inama y'ibiganiro by'amahoro muri Kongo yego ariko Pike Tshisekedi yavuze ko atazigera aganira na M23 wagiye ubona ko yagiye abikebera ndetse na nubwo yigeze we yemera ku giti cye nabyo M23 isaba
nkuko bari bemeye ko bagomba kuganira nabo, ubwo ndavuga cyagiye muri Angola bakemeza ko ibyo biganiro bigomba kubaho, nibi byo muri Qatar nibyo mu by'ukuri leta iba yabyemeye, ariko bakeneye itangazo cyangwa se no kuba bari bwemerewe bakaza kuza kuganira. Barashaka guhura na Kisekedi, ubundi Kisekedi azabyemera. Hari babigoreye ni hamwe Keni. Ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo Kisekedi azabyemera, hatirijwe kubyemera, ntabwo ari ukuvuga ngo azabyemera. Kuki yatinze rero? Natanabyemera n'uzamusimbura azabyemera. Gamanda Kisekedi ya nyuma ni ingi yarimo. Kandi bariya abantu bayo 23 bamaze gutwira ko bafite ububasha bwo kwiyobora. Bashinze banke ejo bundi hashize. Yego. Nubwo special envoy zitaza kubareba, ariko in the box behind baraganira, bagirwa n'inama, sibyo? Banagirwa n'inama. Uyu munsi ari mpamvu hatanye no kugira abandi bamwe na bamwe bagenda banajyayo. Amagambo uri kubyumva? Yego. Niba ba Kabila tuvuga ngo bagiye, ba Joseph Kabila Kabange bande bagirwa inama nyinshi, si byakorwa. Ni abantu bamaze kutwereka the capacity to lead themselves, that they can govern themselves, bashobora kwiyobora bigakunda. Bafite igipolisi, bafite igisirikare, bashinze Central Bank, nako bubahirije gufungura Central Bank kuri activities zikomeye zibeho. Bafite border with a country of Rwanda, bafite umupaka n'igihugu cy'u Rwanda, bafite ibintu byose biri gukora. Bafite governor, bafite ibyo bita governance, bafite governor kugira ngo ugiye guverineri no kufite governance, uburyo bw'imiyoborere. Bashobora guhodinga kugera imyaka 3 irangiye, undi uzaza akaza bakagira ibyo biganiraho. Imyaka 3 yabimeze rero. Imyaka 3 yabimeze ite? Yameze nk'uko uyu munsi bimeze. Uyu munsi ugira ngo bimeze bite? Abantu biyobora rero buriya ntago ari abantu baboroshye. Bashobora kwigavaninga until bategereza mpaka. Ko uretse itangazamakuru nk'uko nari mbivuze n'ubundi mu kanya gashize, itangazamakuru gushyiramo umuriro cyane bikabyo byinshi. Ariko bo gutya tuvugana ntago turumva za mpfu za hato na hato. Biriya byabaga mbere abantu bakwitwa amapine, ibyo byose byarahagaze. Yego. N'ahantu hagiye hari twa tension, n'ahantu bavuga ngo reka dutwike ino leta h'igitutu, ariko bavuga ko reka tugarukirana turebe ko bari buze gushyiramo ubwumvikane. Ntago ari abantu bakeneye kugira ngo bagere Kinshasa, oya. Ntago bakeneye kuri buriya butegetsi, oya. Ibyo bindi byose bavuga ko bagira ngo bahatiriza ubutegetsi kubumva. So they need to be heard. Bakeneye kumvwa. Rero abantu bakeneye kumvwa, they do whatever it takes to try to be convinced. To be convincing the other party who's supposed to listen, to understand what they are talking about, what their wishes, what their concerns. Undi muntu ushobora kumva ibyo bifuza, ibibazo byabo. So they have their own concerns. Bafite ibyabo nabo bakeneye kugira ngo byumvikane. Ariko pika agahenge nanone yo hagiyeho agahenge, nyuma yaho habashobora kuza imirwano ikomeye, kandi tubona ko Kisekedi hari ikintu abari gupanga. Ntago ari kubibona. Imirwano hariya ntago ihari ikomeye. Imirwano kandi bere bisigaye n'ibiganiro, nta mirwano ihari. Mirwano yararangiye. Urumva mu buryo bundi bwo kuvuga turi abantu bishakira view, twavuga ngo reka tuvuge ko imirwano ihari iteganyijwe iri imbere myinshi cyane, bazarwana byicane, kubera ko abanyafrika dukundana ngo barwana bakicana, kwica biri mu mitwe y'abanyafrika kumva ko bagomba kurwana bakicana, tukabakurana tukabindebereza. Nta mirwano yindi ihari. Hari ibiganiro by'amahoro. Imirwano yaba hari uko ibyo biganiro byanze, kandi ibiganiro byabaye umunsi ntago ari ibiganiro bifata imyanzuro, n'ibiganiro ni nka proposal mbanziriza mushinga, n'uvuga ngo ni ibitekerezo mbanziriza mushinga byo kuraba uruhande rugaragaze icyo rushaka. Iyo 23 ibyo bashaka twamaze kubibona ko leta ya Kongo yasabye ikintu kimwe, ariko byanga bikunda mu myanzuro y'ibiganiro bize gusohoka turaza kumenya bose ibyo basabye, ibyo bemeje n'ibyo bemerewe. Turabaduhari n'uti babwira no ku mirongo yacu migari, ariko no munota turi kuvuga gutya ibintu by'intambara byaba ari uko ibiganiro byanze, kandi by'intambara rero byaba ari uko leta ya Kongo niri gusaba ceasefire, guhagarika amasasu, bisaba ngo nayige kuyahagarika. Kandi leta ya Kongo iramutse iri gushaka inkunga zo kwiyubaka kureze guza gutsimbura M23 hari M23 nayo biri kurundanya inkunga zo kurwanya leta ya Kongo. Aho karumvikana noneho. Yego. Buri ruhande rwa rwiteguye n'ubundi byarwana kuko bisanzwe birwana. We get nothing, we lose people. Ntacyo twunguka tubura abantu. Abandi benshi bakimurwa mu byabo tugahomba. Abanyafrika nuko twabaye. Mbese duhora turi mu mishinga yo kwicana, guhemukirana, kwimurana, displacement everywhere. Abantu kwimurwa mu byabo buri kanya.
reka rero dusabe Imana ahubwo ibiganiro bo barimo bize kuza gutanga gahenge gashobora gushingira ku biganiro nyamukuru. Tunasaba Imana nyine hindura ibitekerezo bya Kisekedi winangiye umutima we n'umutwe we, yemera ganire n'abakongomani bene bashaka igisubizo. Yego, ariko pike kuba Kisekedi atemera kugira ngo agane na M23 cyangwa se mve ibyo bari gusaba, si ya gahunda yo kugira ngo ibirwani ikomeze ndetse umwuka mubi yari muri Kongo ugumeho, ikibazo ni kigere gikemuka. Buriya yazahatizwa kubyemera amatora igihe cy'amatora nikigera, kuko ari ashobora kuzashaka guhindura itegeko nshinga bikamera nka Joseph Kabila ayoboye imyaka manda 3, bikangombwa ko agomba kubemera. N'ubundi byanga ko ndazabemera, aracyari kwinyuza hirya no hino, ariko azabemera. Ese natabemera azakora iki? Natabemera bo baziyemera, abasaba international community kuba igice cyabo bakigavaninga. Yabona atabemera birashoboka. Iyo leta itari kubemera iri kubaca, habaho referendum kamarampaka mwe nk'abaturage, mugasigninga document, mugafiringa document, mukandikira UN muri gusaba to govern yourself, mwebwe bwanyu kwiyobora. Ahubwo se bra ntibishoboka byo bintu byaza bakora ko biragaragara ko turaza kureba uruhande rusa nkaho ruri kwinangira. Reka turebe mu kanya gato migano biza kuba byakurikira, tuze kureba uruhande rusa nkaho ruri kwinangira, ariko tusa nkaho twagenderaho tumenye ngo aricyo kintu twakoraho inyuma y'amarido tukareba ngo hari iki. Tugaruke kuri Angelina Ndayishimiye, mugore wa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nawe wamaje gufunga dushima Imana, akaba ari umunyarwanda ufite business ya petrol cyangwa se y'amavuta, ariko ngagira ngo yikungazeho agire company ye wenyine ari nayo iyobora mu gihugu cy'u Burundi, kandi mu Burundi bafite ikibazo cy'uko nta gitoro bafite. Ibyo iyo nkuru tukatuyiganira iminota itarenze 3 cyangwa 4, ntabwo turibuze kurenza iminota 2 cyangwa 3. Angelina umugore wa Perezida ni first lady ubwo w'igihugu cy'u Burundi, babyita mu Gifaransa première dame. Mu Rwanda wacu ni first lady, ariko muri français ni première dame. Ntabwo ari vuga ngo yafite company, ahubwo kwirabye byose bizagiye kujya hanze nuko hari shipment yari iri guturuka mu gihugu cya Bahrain izanye petrol, izanye nyine amavuta, petrol nyine ni essence, mazutu n'ibindi. Shipment ni cargo big, ni ikintu kinini cyari kizanye ibyo bintu nyine, ni nk'ubwato cyangwa ibindi. Izo shipment rero zaje gufatirwa ku cyambu cya Dar es Salaam kubera imisoro na overstay, kubera ko hatari ba nyirazo ngo batari bahari. Ba nyirazo rero bikuba byumvikana mu makuru nkuko ndi kuyumva, ariko ntago nyahagazeho cyane. Kabyumvikana ko nyirazo dushima Imana yafatiwe Gitega akaba afunzwe muri leta y'u Burundi, niko amakuru ari kuvuga, sibyo? Hanyuma amakuru agakomeza avuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi umudamu we, perezida ari ufite ububasha bwo kuba yarikuza umuzigo ukabaza mu Burundi, ariko umudamu akaba agira ngo agire monopoly ku bucuruzi bwa petroli. Uvuga monopoly n'uvuga no kwiharira isoko, ntago ari company ye gusa, kwiharira isoko ryose ryo kwinjiza amavuta, mazutu, petroli n'ibindi mu hariya mu Burundi na essence. Ayo makuru niko ari maravugwa, ariko amakuru ko avugwa kose bisango nanjye mbanze nze kuyashaka hindi nkuru, kuko ntago nzi neza ukuri kwayo niba ari ukuri, ariko ndi butohoze mu kiganiro kigarukaho dushaka kuya confirming. Nyavuze nyine nkuko nanjye numvise ari kuvugwa, nta busesenguzi nayakoraho. Icyo nzi cyo nuko nzi ko mu Burundi nta gitoro bafite, nta essence. N'ubushize twiye kubiganira, nta essence, nta mazutu. Abantu kuva mu gitoro kujya nimugoroba bashobora kumara umwanya muremure, abantu benshi bafite amamodoka, amatransport, abana kujya kwiga mu buryo bugoranye, ibintu by'amashanyarazi n'ibindi biragoye. Ariko ibyo ndakeka perezida w'u Burundi nawe arabizi, ni umuntu nk'umugabo yakaba bikemura. Umwanya muremure bafata gukemura ibibazo bya Kongo, bagakemura ibibazo biri wabo mu Burundi. Nicyo kintu numva navuga, babaye bari kubyumva batabyumva nabyo ubwo babyumva ahura nabo. Ni inama tuba turi kujya, nta numwe twategeka ibyo akora. Tuganira ibintu nkuko byavuzwe, tukajya inama, tukareba inyuma y'amarido, tukarebesha irindi jisho kure yaho, ariko rimwe na rimwe nyine hari ushobora kubyumva bikagira akamaro, hari n'uwabyumva ntibigira akamaro. Ariko baravuga ko Angelina yaba afite company, ndetse company yakifuza ko ariyo yakabaye igena igitoro ari mu gihugu cy'u Burundi. Icyo nakivuzeho ni monopoly, it is monopoly. Monopoly no gufata ibintu byose ukabyikubira. We rero aragira ngo uko byumvikana, birumvikana ko wakeneye gucuruza akikubira ibintu byose bijyanye ariko na business ya petrol. Ibyo byose bigashingira kuba umugabo ashobora kuzarangiza manda nawe yenda bakabasigarana na business, cyangwa ari cyo bakuyemo ashobora kuba cyabafasha, kuko ashobora kwajya undi muyobozi baramutse bahirije demokrasi amatora akaba yaba, ariko ubwo bidakunze bagumana igihugu ndetse na business.
ariko urumva barimo kugamanira igihugu pike kugeraho igitoro kibura. iki gitoro muri kuvuga uno ariko munsi inyungu ntabwo aribwo z'umuntu kibuze ku giti cye. kimaze imyaka 3 cyarabuze. Uyu munsi nibwo mubimenye, nta nubwo ari igitoro gusa. Igihugu cy'u Burundi gifite ikindi kibazo cy'amadovize. Amadovize aragoye kuyabona, ntabwo ari rimwe ntabwo ari kabiri. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abarimo aravuga umunsi kundi ko amadovize bayiba, amadovize ajya mu makawa, amadovize aturuka hanze batari gukora, n'abandi bayazanye bakayakoshora mu bindi bihugu. Ntabwo ari rimwe ntabwo ari kabiri, ibintu byose bivugwa biraba biranahari, turanabireba, ariko ntabwo dufite imyanzuro nyine cyangwa ibisubizo byabyo. Niyo mpamvu twe dusa nkaho twari tuganira ibingibi dutegereje imyanzuro y'ibiri kubera Doha. Ubwo niyo turamenya andi makuru ahagije tugaruka turabiganiraho. Reka tubashimire, mugire ibihe byiza. Ni ikiganiro gito cyo kumenyesha no kuganira ku bisa nkaho biri guproposwa na 23 mu byo ikeneye kugira ibashe kuba yaguma muri Goma, cyangwa ikaba yaba ifite uburenganzira bwo kugenda mu gihugu cyose abatagumye mu gice kimwe cy'igihugu. Niko bimeze. Ibiganiro byacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.